네가 뭘 만든 줄 알아? urakeka ibiryo utetse nabiha umwana wanjye umva sasa umubyeyi hano asuye umubyeyi afite ikihe kibazo ubwo noneho bwa mbere nibwakoze murashaka kumuhuhura ameze nk'ababyeyi b'i Kigali 제비를 곁들인 atangira kumubwira ibyo yakoresheje ateka ibi biryo byose 레스토랑? ngo byita resitora 조랭이 떡이라 이런 게 무슨 보양식? bino biryo se byafasha umwana iki 쌀로 만든 떡과 밀가루로 만든 수 atangira kubasobanurira ibintu byose yakozemo bituma umubiri uhita ugira imbaraga ndetse ku buryo umuntu usanzwe yariye ibi biryo hahita hinduka icyaremwe gishya ku mbaraga zidasanzwe mbega ibiryo byongera n'akanyabugabo 우족과 노 ari kubabwira ibyo yagiye avangamo byose byongera akanyabugabo mu mubiri sawa 자, wisobanura byinshi 어서 먹이. gaburira umwana wawe wivugisha umuntu amagambo menshi 못 믿겠. njyewe mukobwa simwizera 형 그리 못 믿어. nimba utamwizera reka ibiryo mbanze mbirye kugira ngo ubone ko biri seri umwami akoze ikosa 주상. Yeah. 금이 기미하는 법은 없어. kirazira umwami ntabwo ari umuntu wa mbere ubanza gusuzuma ibiryo 불기해. nimba aribwo buryo bwatuma dawega twizera reka mbanze mbirye 아니 됩니다. 대령 숙수가 만든 음식에